twongeye turatomboye bana b'Imana waduhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimugire Noheli nziza. Tugeze ku mugoroba w'igitaramo cya Noheli, aho tugiye kurangamira umukiza Yesu Kristo, umukiza wacu waje kuducungura. Kuri uyu mugoroba haba hateguwe amasomo menshi, ariko tugiye kwifashisha amasomo mu gicuku kugira ngo turangamire umukiza ugiye kuza, natwe tumuramye. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza ku 6. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye urumuri nyamwinshi, abari batuye mu gihugu cy'icuraburindi urumuri rwabarasiyeho, wabagwirije neza, basesekazaho ibyishimo, none bariho yiyereka imbere yawe woshye abishimira umusaruro, baranezerewe nk'abagabana iminyago, kuko abakije umuzigo bari bikoreye, ingiga bashenguraga ibitugu n'ikiboko cyo bakoreshaga gahato, warabijanjaguye nko kuri wa munsi w'abamadiyani. Inkweto zose z'intambara zarimburaga ubutaka, n'igishura cyose cyazirinzwe mu maraso byarakongose, boshye inkwi baroshye mu muriro. Kuko umwana yatuvukiye twahawe umuhungu, ubutegetsi bumuri ku bitugu, ahawe izina umujyanama w'agatangaza, Imana idahangarwa, umubyeyi iteka, umwami w'amahoro. Hazaba ingoma irambye n'amahoro atagira iherezo. Ku ntebe ye ya Dawudi n'ubwami bwe azabishinga kandi abikomeze mu butungane n'ubutabera ubu n'iteka ryose. Uhoraho umugaba w'ingabo azabisohoza kubera umwete we wuje urukundo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96. Uyu munsi umukiza yatuvukiye ari we Kristo Nyagasani. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho musingize izina rye. Uko bukeye mwogeza agakiza ke, nimwamamaze ikuzo rye mu mahanga, n'ibyiza bye mu miryango yose. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe, inyanja niyorome n'ibirimo byose, imisozi n'isabagire kimwe n'ibisesuyeho byose. Ibiti byose by'ishyamba nibivugirize impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho, kuko aje azacira isi urubanza mu butabera. Uyu munsi umukiza yatuvukiye ari we Kristo Nyagasani. Isomo rya kabiri ry'umworo Paulo Mutagatifu yandikiye Tito, umutwe wa 2 umurongo wa 11 kugeza ku 14. Bavandimwe, koko ineza y'Imana soko y'umukiro ku bantu bose yarigaragaje, itwigisha kureka kugomera Imana no gutwarwa n'irari ry'iby'isi, kugira ngo guhera ubu ngubu tubeho turangwa n'ubwitonzi, ubutungane n'ubusabanira-Imana, mu gihe tugitegereje y'amizero mahire hamwe no kwigaragaza kwa Yesu Kristo yisesuyeho ikuzo, we Mana yacu y'igihangange, akaba n'umukiza wacu, witanze kubera twebwe kugira ngo turokore ubugome bwose, kandi yuhagire umuryango ugenewe kuba ubukonde bwe no kugira ishyaka ryo gukora icyiza cyose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Muri iyo minsi Kaisari Augusto yaciye iteka ryo kubarura abantu mu bihugu byose yategekaga. Iryo barura rya mbere ryabaye igihe Kwirini yari umutware wa Siriya, bose bajya kwiyandikisha buri muntu mu mujyi we. Yosefu nawe ava mu mujyi wa Nazareti wo mu Galileya, ajya mu mujyi wa Dawudi witwaga Betelehemu yo mu Yudeya, kuko yari wo mu muryango wa Dawudi, agira ngo abarwe n'umugore we Mariya wari utwite. Nuko bagezeyo umunsi wo kubyara uragera, abyara umuhungu we w'imfura, amworosa utwenda, amuryamisha mu kavure, kuko nta wundi mwanya ukwiye bari babonye aho bacumbika. Muri ako karere hari abashumba barariraga amatungo yabo ku gasozi. Nuko umumarayika wa Nyagasani ahagarara iruhande, ikuzo rya Nyagasani basesekazaho urumuri, maze bashya ubwoba. Marayika arababwira ati, mwigira ubwoba, kuko mbazaniye inkuru nziza ikomeye, izashimisha umuryango wose. None mu mujyi wa Dawudi mwavukishije umukiza, ari we Kristo Nyagasani. Dore ikimenyetso kimubabwira, murasanga uruhinja rworoshe utwenda ruryamye mu kavure. Nuko ako kanya inteko y'ingabo zo mu ijuru yifatanya na wa mumarayika, basingiza Imana bavuga bati, Imana nikuzwe mu bushorishori bw'ijuru, kandi munsi abikunda bahorana amahoro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire Noheli nziza. Amasomo twateguriwe kuri uyu mugoroba ubwo tuje guhimbaza Noheli, natwerekeza ku byishimo, ibyishimo bya Noheli. Mu ngingo remezo iza kugira iti, mbazaniye inkuru nziza. Mbazaniye inkuru nziza, umukiza yatuvukiye, amen amen. Y'intego remezo y'uyu munsi, umukiza yatuvukiye, nimuze twese tujye kumuramya.
Kuri iyi Noheli turazirikana Yezu Kristo wavutse, Imana yigize umuntu iza kubana n'abantu kugira ngo ibacungure. Turaza kuzirikana ingingo ebyiri ziza kudufasha kwerekeza kuri ibyo byishimo bya Noheli, ko ari gusangira n'Imana yigize umuntu, gusangira n'Imana yashatse kuza kubana natwe. Turaza kwibukiranya ko gusangira atari ibiryo gusa bigaragara inyuma, atari imyambaro, atari ibintu by'isi, ahubwo gusangira ni ugusangira ubuzima. Yezu Kristo Imana yaje munsi igasangira natwe ubuzima, byose kigira umwe natwe usibye icyaha. Reka rero tuzirikane ingingo ebyiri ziza kudufasha gutondagwa neza iyo nshinga yo gusangira. Ingingo ya mbere aza kwitwa kurengera abanyantege nke. Ingingo ya kabiri aza kwitwa gusangira n'abaciye bugufi. Amasomo arabidufashamo adutegura. Ubwo twazirikanye isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, urumuri rw'amahanga rukaza munsi. Umuhanuzi Izayi mu isomo rya mbere atondora amazina ya Zuba rirashe, Yezu Kristo uje kudutabara. Amazina uko ari ane: umujyanama w'agatangaza, Imana idahangarwa, umubyeyi iteka, umwami w'amahoro. Ayo matitire yose na Yezu Kristo, ariko turaza kumva uburyo agenda yoroshya akigira insuzugurwa. Yezu watuvukiye niwe uje kuducura mu icuraburindi, kuko na Paulo nawe yabitwibukije yandikira Tito. Aradusaba kwakira umukiro Imana ituzaniye, tureke ibikorwa by'ubugomeramana, ibikorwa by'irari ry'isi, bityo tugashobora gusingiza Imana hamwe n'ibyo Zaburi nk'uko yabiteye, tuti uyu munsi umukiza yatuvukiye ariwe Kristo Nyagasani. Amen. Ivanjiri no munsi rero twibutsa uburyo umukiza yavutse, akavukira mu muryango w'abakene, avukira ahantu hasuzuguritse mu kiraro cy'amatungo, mu gisogororo, ahantu hanuka. Na hanyuma usibye kuvukira hasuzuguritse, yakiriwe n'abantu basuzuguritse, abashumba. Mwumve namwe ibyo bintu byose biciye bugufi umuntu ukomeye ari kugenda ahura nabyo muri ruriya rugo rwa Yosefu na Bikira Mariya, biza kutwibutsa ko ubukene n'ibyishimo ari indatana, ko ubukire bw'ino si atari bwo butanga umunezero, atari bwo butanga ihirwe, ahubwo kwishima, kunezerwa ni ukuba ufite Imana. Emmanuel turi kumwe, Imana turi kumwe. Nguyu rero umukiza watashye iwacu, ibyishimo byacu, akanyura muri ibyo biciye bugufi abanyantege nke. Ingingo ya kabiri, gusangira n'abanyantege nke. Kumvise muri Ivanjiri uburyo Mariya na Yosefu bari bagiye ku rugendo kugira ngo buzuze amategeko y'abami, kwibaruza. Bagezeho Mariya abyara umuhungu w'imfura, amworosa utwenda ngo muryamisha mu kavure, kuko ntaho ni mwanya bari babonye aho bacumbika. Birumvikana mu gihe cy'ingendo nk'izi, ingendo nyobokamana cyangwa n'izindi ngendo z'ubutumwa, abantu bakomeye bacumbika mu hoteli nayo akomeye, ahantu hiyubashye. Iwabo Yezu rero nta bushobozi bari bafite, bari abakene. Byabaye ngombwa ko nyine ko amahoteli bayabura, bajya gucumbika mu kiraro. Ibi rero ntacyo biza guhungabanya ku Mana bwa Yezu, kuko ikizanye Yezu ni igisobanuro cy'iki kiraro, gutanga ibyishimo ku bakene, les vulnérables, abatagira kirengera, impinja, abanyantege nke, abashavuye n'abandi bose bariho mu kaga. Dore ko gusangira atari ibiribwa bya hano ku isi, ahubwo no gusangira ubuzima, condition de vie. Ukuvuka kwa Yezu rero biratwibutsa ko Imana itazi kangata, ahubwo iza yiyoroheje, ikanyura kwa Bikira Mariya mu rugo rwa Yosefu na Bikira Mariya, ikaza yoroheje idakangata. Twongeye twibutse ko Yezu amaze kuvuka yabonekeye bwa mbere abantu biyoroheje. Abo ni Bikira Mariya, birumvikana Yosefu, ariko abashumba, insuzugurwa. Mu Bayisiraheli abashumba bari basuzuguritse, ku buryo abigisha amategeko n'abafarizayi ngo bigishaga ko umukiro w'abafarizayi, umukiro w'abashumba, abasoresha ndetse n'indaya bigoye, kutanashoboka, yewe bafatwa ku rwego rw'abagome, ababeshyi, ibisambo. Natwe mu Kinyarwanda iyo uvuze ngo uyu mwana n'umushumba, jasha kuvuga umuntu uciriritse ariko ukoresha imvugo nyandagazi, utukana, mbese usuzuguritse, utari ku rwego hejuru. Dutekereza abashumba uburyo bareraga amatungo yabo, berekeza gukunda abo dushinzwe, intama. Yezu Kristo rero nk'umushumba mukuru azatubwiriramo gukunda intama, kwitangira intama, kurarira intama, gufata ubuzima bwacu tukabuhereza intama, kurarira, kurinda, gucunga, kurengera. Ibi byose rero nibyo bisobanuro bya Yezu uza gusangira natwe ubwo buzima bwari barenganye, abacira urwo gupfa, abakatiwe, abahawe akato, abari kurengana, kugira ngo abarengere. Nguko gusangira n'abaciye gufi, gusangira n'abakene, kwitangira abakene, condition de vie, kubana nabo, kwigira nkabo,
ukamenya uko wabayeho ukabitaho. Natwe rero Yezu ari ku misozi yacu, ku gasozi kacu, arifuza gusangira natwe. Ni kangahe natwe dusangira nabo baciye bugufi, atari ibiryo gusa, atari ibiribwa, atari ibigaragara, ahubwo ubuzima uko babayeho tukabimenya kandi tukabyitaho. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu ruganda rumwe umuyobozi wabo yabonye ikibazo kiremereye cyari kiri mu ruganda cy'ubusumbane, inegalite sociale, ndetse na bamwe mu bakozi bahungetaga abantu basanze ku nzira. Nuko umunsi umwe ngo bakoresha inama, arababwira ati biravugwa ko baturiye uru ruganda bahungetwa, babazwa, bashavuzwa, bazira akarengane, mubagirira nabi. Rero kirazira kugira nabi umuntu wene ku nzira, wegera uruganda, wo muhena winjira mu ruganda, kirazira guhemukira uruganda, kirazira gukora ibyo bibi bidakwiye, murenganya abantu muhena bo ku nzira, kuko uruganda rwanjye ari urwa bose, gufasha bose, gufasha na benshi. Rero niba hari ujya ubikora abireke. Nuko batangira kujya impaka, umwe arahira ko ibyo bintu atajya bikora, atajya arenganya, ko ntawe agirira nabi uwo bahuye nabo hafi aho ngaho ku ruganda. Nuko inama irangiye, ubwo shebuja yabasabaga kugira neza abantu bose bahuye nabo, cyane cyane abegereye uruganda, kubagira neza no kwenda kubahungeta cyangwa kubahungabanya. Nuko arangije arabasezera arababwira ati ubwo rero nahejo muzagaruke ku kazi, ngiye gusura imishigange mu mahanga. Ngo bukiye mu gitondo babakozi bagaruka ku kazi. Ubagarutse ku kazi hafi y'umuryango winjira mu ruganda, ngo basanga hari umukene wambaye imyenda y'ibishwangi, wambaye nabi, uri gusabiriza, uteze amaboko. Nuko umukozi wa mbere ngo winjiraga muri rwa ruganda afunga amazuru kubera ko yaketse ko uwo musabiriza ari kunuka. Nuko afunga amazuru, ntiyamwerekeza, ahita atambuka, aramwihorera n'agasuzuguro. Undi amutambukaho amuciraho, undi amutambukaho amunyega, amutuka, amutonganya. Rimwe nawe nshaka kumbwira ati vaho ngaho, tuvira aho ngaho, vana umwana aho ngaho. Umukozi wa kane we amutambukaho, amutera urushyi, amusaba ko yabavira aho ngaho yo kujya asabiriza. Umukozi wa gatanu amutambutseho we amukubita ku ntoki ngo ntazongere gusabiriza, ngo bavire aho ngaho. Umukozi wa gatandatu we ngo afata n'ibyo yari yamaze kwakira asabiriza, bishoboye ko hari abandi bamuhaye, byose abizingira mu mufuka we, arangije aramuhungeta, aramuhirika. Nuko umukozi wa karindwi watambutse, wa wundi aramusabiriza, akora muri sakame yari afite mu gakapu yari afite. Nuko afata ku mugati yari afite muri ka gakapu, awucamo kabiri, igice kimwe arakibika, ikindi arakimuhereza, amubwira ati ufate igice kimwe uze gukirya, nanjye iki gisigaye ndaza gukirya. Nuko wa mukozi yinjira mu ruganda. Igihe kigeze bageze mu ruganda, batangira kuvuga ku byabaye ku nzira n'uburyo bahungese uwo muntu wari uri hafi aho aje gusabiriza. Nuko shebuja mu gutangira imirimo w'umunsi arabicaza bose, maze abakoresha inama. Arababwira ati mbere yuko dutangira akazi nimuze murebe ino filime, buri wese arebe ino filime. Nuko bare muri ya filime, ngo cyari kiri muri ya filime, ngo nuko bose bagendaga batambuka, burya uko batambukaga amashusho yarari gufatwa yerekana uburyo bari kwinjira mu ruganda n'ibyo bari gukora. Abahungese wa mugenzi wari wicaye ku nzira, wa undi wasabirizaga, abamukubisa bamuciriyeho, abamunyeze. Nuko ngo bageze ku wa karindwi, ngo babona wa musabirizi yiyambuye ya myenda y'ibishwangi yari yambaye, asigara ni kosime ni karuvati ameze neza. Bagiye kubona ari shebuja wa rwa ruganda, ari we ugaragaye aho ngaho. Nuko batangazwa nuko ari umuntu umwe gusa washoboye gusangira nawe, akamuhereza igice cy'umugati, nuko bagasangira, abandi bari kumuhungeta. Fora niba ukurikiye databuja ari wari uri kunza ari gusabiriza, niba uri mu bamuteye amabuye, niba uri mu bamuciriyeho, niba uri mu bamuhungese cyangwa bakamwambura utwe, wabyifatamo ute uri umwe muri aba bakozi? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko Yezu nawe yicara ku nzira akigira umukene, rimwe nawe akaza kudusabiriza, tukamwima, tukamuhungeta, tukamukubita bamwe, abandi tukamuciraho, abandi tukamunyega, abandi tukamutonganya, bamwe ndetse bazamubamba ku musaraba, wowe nanjye bitewe n'ibyaha byacu. Uko niko
databuja mukuru natwe ahora aza iwacu agira ngo tumugirire neza, dusangire nawe. Yezu Kristo wemeye kuza munsi agasangira natwe ibintu byose, agasangira natwe kamere Mana ye, agasangira natwe ubuzima bwacu nk'abantu. Njyewe nabuzwa n'iki? Simple masumuko y'ijuru ntajye gusangira n'abandi. Kuri iyi Noheli kongera twibutse ibyo dusangira n'abandi. Ntabwo ari ibiryo gusa, ntabwo ari imyambaro, ntabwo ari ibindi byose bifatika amafaranga, ahubwo ubuzima. Uwacu abayeho ate? Uriya murwayi abayeho ate? Uriya mukene abayeho ate? Ukumenya ubuzima bwe nta nicyo kizagutera kumufashisha ibi bifatika, ndetse no gusangira nawe, kubabara ndetse no kuzamubabarira. Iyi myiteguro ya Noheli ize kugufasha kongera kureba abantu bose wagiye wirengagiza, abo wagiye ukubita, abo wagiye uhungeta, abo wagiye unyega, abo bose wagiye ukorera nabi ku nzira, maze nawe wongere ugaruke uvuga utari ku wundi ko Nyagasani yacunguye akangira neza, ukiri ntasangira n'abandi. Noheli ngeyi ni ugusangira n'abandi, abaciye bugufi, abababaye, abakene, ari ibi bifatika ndetse n'ubwo buzima bwabo, ubwo burwayi, ubwo bukene, ibyo bibazo byose ukabisangira nawe ushinzwe. Muri ino si hari abategetsi bakomeye cyane. Yaba nanjye nari meze nk'uyu mutegetsi, nk'uyu muyobozi w'uruganda, nanjye uca bugufi, Yezu Kristo uca bugufi kugira ngo asangire natwe. Imana uze gukura ifoto nyine y'Imana ibana n'abantu, twebwe abanyabyaha n'abanyantege nke. Uyu wa karindwi, uyu mukozi wa karindwi twabonye aka karindwi cyerekeza kuri perfection, ubutungane. Kwa kundi Imana natwe iyo yigize umukene tukemera tugasangira nayo, natwe tukabyemera, Imana iradukiza. Muri aba bari muri ruganda ushatse kubirukana bose wamara, ugasigaza byibuze uriya wa karindwi uza tambuka agasangira n'abandi. Gusangira n'abandi ntabwo ari kubaha ibyo twajugunye, ibyo twakuyeho amaboko, imibore ibisigare, ahubwo ni ugusangira nabyo dufite. Kwa duke dufite tugacamo kabiri tukagabura. Nguko gusangira, kuko gusangira no gusaranganya wa mugati, umugati werekeza ku buzima. Gusangira n'abandi ubuzima turimo ukuriho, ibyo ufite bike cyangwa byinshi tukabasha kubisangira, tugahura kandi tugahuza. Uzagire Noheli nziza, izakubere Noheli y'ibyishimo. Wakire Mesiya, wakire umuvandimwe mu bana, musangire nawe, we kumuhungeta, ari mu ntege nke afite, mu bibazo afite, mu burwayi afite, urusheho kumusanganira, ubane nawe neza, umwifuriza Noheli nziza, umbwira uti Noheli nziza muvandimwe, Yezu wavutse avukira iwawe mu rugo rwawe, nuko musangire akabisi n'agahiye, mukomeze mubane mu mahoro. Mwese mugire Noheli nziza, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ari Masumuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.